niyo mpamvu rero ndashaka kubemerera muri bino ndirimbo yaba bahanzi batandukanye mukunda twifatikanije nabo ndetse n'abanyarwanda twese kwa ngo turahaje abimana yakuye ku ngoyi umva ko ijambo ry'Imana ryabivuze muri Zaburi 126 abo wakenyuruye ibigunira ukadukenyeza amashimwe turaje abo more ingoma ukadusiga amavuta turaje abo wahindura izina ubu twitwa abanyamugisha turaje abo wakuye w'igisebo utwambika icyubahiro turaje twakereye gushima oya nitwa kwiyumanganya ibyo wakoze ni byinshi kandi aho tugana ari heza haleluya ishimwe n'icyubahiro ibyahoraho watumurikiye ahatabona ukaturamira tuba haleluya impundu nizumvikane
yaguhaye ubuzima hari umwami wa kera yari umugwaneza hari kuri Noweli areba umutindi yaratoraguraga udukwi ku kwezi imbeho yari nyinshi yendaga no kumwica yaratoraguraga udukwi ku kwezi imbeho yari nyinshi yendaga no kumwica. Muraho neza abanyarwanda banyarwandakazi urubyiruko rutandukanye mudukurikiye hano kuri BKM Yesu turabashimiye mbere ya byose ko muduhaye umwanya kugira ngo tuze tubane namwe muri iyi message ngufi. Navuga ko ari message mbazaniye message nziza ndetse nongereho ngo nziza cyane. Hano hari indirimbo nshaka ko muza kureba irimo ubwo butumwa nzanye. Hari ibirori bidutegereje hano hirya mu minsi nk'ine cyangwa itanu barirwa ku ntoki. Ndeka mbanze mbumvishe gato kuri ubwo butumwa mbazaniye cyangwa se iyo message mbazaniye nze maze nze tubiganireho. Turaje abo more ingoma ukadusiga amabata turaje abo wahinduriye izina ubu twitwa abanyamugisha turaje abo wakorera igisibo twunamika icyubahiro turaje. Okay cameraman sawa. Mwumve abimana yambuye ibigunira ikatwambika icyubahiro turaje. Abambuwe amazina amabugu tukaba twitwa abanyamugisha turaje tuje gushima. Umunyarwanda wese ahari ku isi afite ibintu ashobora kwibuka agashima Imana. Sinatwe gusa hari abashimwe ari rusange dusangiye yuko dumwe ku mwuka bazima, ariko n'abanyarwanda dufite amashimwe y'umwihariko. Ibi birumvikana ndetse cyane iyo uvuze ngo nyuma y'imyaka 30 u Rwanda ruri gushima Imana, umuntu wese ashobora kumva ikintu uri gushaka kuvuga. Nyuma y'imyaka 30 u Rwanda ruje gushima Imana. Hari umuririmbyi yavuze ngo muririmbi Uwiteka indirimbo nshya kuko amaze gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. None si ibyaje gukora nibyo yakoze cyangwa se nibyo amaze gukora. Ejo bundi ku cyumweru turahurira kuri stade mu giterane cya Rwanda Shima Imana. Ejo bundi rwose iki kiganiro tugikoze turi kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, harabura iminsi ine gusa tugahurira muri stade Amahoro gushima Imana. Niba wumva ufite ikintu ushima Imana ku bw'iki gihugu cyiza Imana yaduhaye, ku bw'ubuyobozi bwiza Imana yaduhaye, ndetse ikabukoresha bukabasha guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Nta muntu n'umwe utazi cyangwa utabona ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi. N'umwana muto w'imyaka 7 arabyumva, arabyigishwa, ni amateka igihugu gifite.
ubwo rero tuvuze ngo nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rurashima Imana, nta muntu n'umwe utabasha gushyikira ndetse no kumva impamvu yo gushima Imana kw'abanyarwanda. Nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rucitse ingoyi cyangwa rwibohoye, rucitse ingoyi y'abandi, sibyo, ruvuye mu bukoroni, ruvuye kugenerwa, ruvuye hahandi rwajyaga gutera imbere rubanje gukomanga ahantu rukagisha n'inama se dukora ibi. Mbega ibintu byose ahantu u Rwanda ruturutse ni ahantu kure umuntu wese yabasha kumva. Tuvuze ngo mu myaka 30 u Rwanda rurashima Imana, buri munyarwanda wese ufite basi iyo myaka cyane abayiri hejuru yakumva impamvu zo gushima kwacu. Ejo bundi rero turahurira muri stade Amahoro, dushimbe, turirimbe. Iyo umuntu ashima ara celebratinga, abyina intsinzi. Niyo mpamvu rero ndashaka kubemerera muri bino ndirimbo yaba bahanzi batandukanye mukunda, twifatikanije nabo ndetse n'abanyarwanda, twese kuvuga ngo turahaje ab'Imana yakuye ku ngoyi. Umva ko ijambo ry'Imana ryavuze muri Zaburi 126 riravuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni, twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Ngiyi iteme, nguyu umurongo tuzaba turimo ejo bundi muri stade ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni, abanyarwanda twari tumeze nk'abarota. Gukira inkoni y'umucakara, gukira agasuzuguro k'umucakara, igihe natwe iyo ngo byatuvaga abanyarwanda twari tumeze nk'abarota. None uyu munsi indimi zacu zuzuye indirimbo. Turahurira kuri stade Amahoro ku itariki ya 30 saa 5 imiryango izaba ifunguye, tuvuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Donc it will be a celebration. Rubyiruko bagenzi banjye, abari bategarugori, abashesha kanguhe, umva nutabasha kugenda zaze bamusunika rwose, uburyo bwose uzahagera, ariko ntuzabure kuza kwifatikanya n'abanyarwanda gushima Imana nyuma y'imyaka 30, kuko tugenzuye, dusuzumye, twirebye, dufite impamvu ibihumbi zo kuririmba, dufite impamvu ibihumbi zo gushima Imana. Rero murakoze cyane, ndabashimiye kwari kugira nanjye mfatikanye n'aba baririmbyi bagenzi banjye, kubararika kwinjira n'ubuntu. Kwinjira n'ubuntu niyo makuru ahari, niyo dufite, nuko kwinjira ari ubuntu, ntabwo nyine twaza gushima Imana ngo tunabyishyurize. Kwinjira n'ubuntu, ndumva nta muntu uzabaraho yicara, dore twujuje na stade nziza abanyarwanda kandi yagutse. Umuntu wese rero n'abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo ku isi, nimuzabure mu giterane cya Rwanda Shima Imana, kizaba kiri online ku ma platform agiye atandukanye. Mwese muzahaboneke, muze dufatikanye guha Imana yacu icyubahiro, tuvuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye.